birashoboka rwose. Ubu ngubu ngiye kuguraho kamwe njye kumva. Aya ni amafi. Ubwo twageze mu isoko ry'ibisimba, abantu mujya mumbaza ngo ibisimba naje mbereke hano twese twageze iwabo wabo. Tomatoes. Bruh. Wait a minute. Who are you? Hello guys, nonye ko basuhuza muri kumwe na Jado. Iki ni cyumweru cya kamwe cya kabiri ndi mu Bushinwa. Aka kanya ngiye kubajyana tujye ku masoko tujye guhaha. Ubundi ari ikintu cya mbere mutazi. Inaha mu Bushinwa murabizi iwacu mu Rwanda ikintu cya mbere gihenze ni inyama. Ariko biropoze ni inaha ikintu cya mbere kiboneka ni inyama. Inyama ni ku giciro nk'icy'umuneke. Ikintu cya mbere gihenze inaha buri ikintu bita imboga dodo zazindi soko kajya gusoroma munsi y'urugo. Rero ngiye kubajyana mbatembereze, mbereka ama etage, mbereka imihanda ya danje, mbereka imodoka zashaje zirenze. Oh my god. Byose mbereka ukuntu abashinwa bahora bari bize mu kazi, mbereka ukuntu abashinwa ni bize cyane. Wowe icyo usabwa rero ni ukuba uri kumwe nanjye ugakunda video ukayiflowinga. Ijambo rya mbere tujye kwanza kwiga tugende tuvuga nitujya mu isoko ry'abashinwa ni ni ha. Ubwo nko gusuhuza umucuruzi uhasanze uri kumubaza mwiriwe mute amakuru. Ijambo rya kabiri ushobora kwifashisha urimo rahaha ushobora kumubaza ati do shaochen bisobanuye iki kintu kigura ngahe. Ntabwo bitewe n'ibintu byinshi turi buhasange tugenda ducagura tubaza ibiciro ushobora kubwira rero umucuruzi ukamubwira ngo do shaochen. Irindi jambo rya gatatu twamaze kubona ijambo ni ha. Nko kumbwira ngo hello ukamubaza ati do shaochen how much is it. Ijambo rya gatatu ushobora kumubwira wenda gusubije bitewe n'igiciro gusubije ukamubwira ati taigwela bishatse kuvuga iki too much expensive birahenze cyane. Nuko ushobora kumubwira ngo ni how cyangwa se ukamubwira ati do shaochen how much is it kongera ukamubwira ati taigwela too much expensive birahenze cyane. Ijambo rya nyuma ushobora gukoresha muri ayo magambo angahe ane nababwiye ni how. Ubwo tuba tumubajije ati hello iryo ryo nta muntu utarizi. Niba utarageze mu Bushinwa cyangwa utarigeze ura n'umushinwa rwose ijambo ni how buri wese ararizi. Twongeye twabonye irindi jambo do shaochen turi kumaza ati how much kongera kumbwira ati taigwela kumbwira ati birahenze cyane. Irindi jambo nk'umuntu uri mu Bushinwa cyangwa se uhuye n'umushinwa bwa mbere kumva ari kukubwira ikintu ushobora kumbwira ati timbudo bishatse kuvuga ati I don't understand ntabwo nshobora kukumva ibyo uri kuvuga ntabwo ndi kubyumva. Ubwo ngubwo ukimubwira gutyo ati ntabwo ndi kubyumva ahita amenya ko nyine ikiganiro wenda uwo ushobora kumubwira se yagusubiza ntubyumve cyangwa se ibyo akubwiye ntubyumve tumubwira ati timbudo I don't understand timbudo. Abantu rero mumaze iminsi mufite amatsiko mumbaza mu Bushinwa hameze gute aka kantu nabateguriye rwose nuza kukabona ntucikwe nawe ugasangiza na mugenzi wawe. Abantu muri tayari tugiye kugenda tujye mu isoko duhahe mbereka ibintu biri ku isoko ry'Ubushinwa. Ubu tuvugana rero ubu tukaba turerekeye. Ubu turasohotse kabisa tugiye ku isoko. Mwakibonye? Bakiyita cyaki. Ushobora gusanga agenda mu mihanda bimwe byo mu Rwanda. Kandi ubu ngubu ujya wicara ugatekereza ngo wabuzuye ngo abashinwa ngo ni benshi babuzuye ngo ahantu hose ngo ntiwabona aho ukandagira. Reba iyi mihanda hari umuntu uri kubona nawe umbwire. Data we. Abashinwa bari kugenda barana abashinwa. Guys hari ikindi kintu hano iki ni Kigali ya Moshi.
mwagiye mubibona muri filime, ubu hano none nakigezeho nagenda nkanagikoraho. Iki ni Kigaramoshi cya kera baparitse ahantu ntabwo kigikora. Hano mu Bushinwa nta muntu ujya ugenda n'amaguru. Reka n'umukecuru urukukuru w'imyaka ingaho ubusanga rwose azi moto atwara igare, ahatari bimwe byanyu mu Rwanda ngo watemba ngo wagira gute.哦，订不到。你不是去买东西吗？我要去买球。买球，这个下面就有买呀。那儿就是农贸市场那个叫。哦。因为让一下人家啊，让人家过。Hello。izi ni inzoka ziryana kubi. Izi ni inzoka muri kuzibona hano ukozemo zagwa. Izi ni inzoka rwose, ubu ngubu ngiye kuguraho kamwe njye kumva. Aya ni amafi. Ubwo twageze mu isoko ry'ibisimba, ba bantu mujya mumbaza ngo ibisimba. Guys, igikeri urakibonye? Niba utakibonye subiza inyuma urebe. Mwakibonye? Cyakita cyaki. Utayibonye umva subiza inyuma urebe. Ideni ndibavuyemo. Iyi video nizere ko rwose ibyo mwashakagamo byose mwabisobanukiwe. Ega data we.两个啊，一个多少？15，听懂吗？我明白了。明白了啊。啊，对。15块钱两个。这个10块钱4个，新鲜的，这水新鲜的。你让孩子烧。就氧气掉了那个。
ntabwo wagura isi ya 80 reka reka zahirya mu Rwanda igisimba ibintu by'imboga byo biba bihenze ubu rwose abantu muri za Kimironko ndabasuhuje hano ufate ko njye Kimironko 哎，你好。哎，你好。要什么？这是什么？毛豆。毛豆。毛豆。毛豆。好吃。何萝卜，何萝卜，你有吗？啊，不是，我想买胡萝卜。大。买洋葱。一样的。一样的。都没事。啊？一样的。一样的。多少斤？5块。5块。啊，太贵了。太贵了。多贵？贵起来了，最便宜的。胡萝卜。这个2块5。这个胡萝卜。也2块5。야, 구멍산이 샤, 내면 담는 거 샤. 깜빡이라나. 芹菜没了，拿不到完了。其他花这要不要？13块钱，4毛不算就13。 주민아, 타투요. 꼬물이 보인다. 이제 꼬물이 보인다. 내가 두부레 가루 티샤니 좀 먹고 한다. 이거 두부. 可以了。洋葱，圆葱，圆葱要不要？不要，谢谢。就胡萝卜。干胡萝卜。 umukecuru ari guhenda shasha kumfatirana ngo nuko ndo mu Rwanda sha ntago azi ko nzi gukatura. Ah, buya. 就胡萝卜。胡萝卜。我的中文不好。胡萝卜。也他妈不慢慢搞你。大蒜。我的中文不好。中国女婿。你来中国几年了？你几年了？ This year。 到这里几年了？见年。今年来的，那还好了，还听得懂，他们那些5年了。要怎么？要不要？今年你这个不给你这。这个这个无公害的水里养的。我给他吃后烧。我来一个花菜。那是。我看一下。 reka twishyure sha reka twishyure
Baduhaye nyina baraduhenze shobora. 大茄子还有两个。老板，好吗？好了，谢谢。哦，OK，你会说英语吗？老板，你会说英语吗？我不会。不是。鼓掌。可以了。不是你没有那个厨师饭，先给我说。这个会说的吗？5块5毛，10块8毛啊！那对。土豆，对啊。土豆就在这里了，没了，没有了。啊，买土豆帮他弄定了吗？Hello， 土豆，那你今天这么晚来的？啊？我要去拿几个人？我去装吧。那里没有了？整单。你今天太晚了，我去拿几个过来好了。他喜欢你5公斤。啊？他喜欢你5公斤。5公斤？对。要10斤了。没有。5公斤。10公斤那里有没有了啦？没有。有在5公斤。有，太小了。太小了。肥一点。我要很多。然后你这，我看，就这个不要就行，这些多好。老板，这个便宜没事的。一角7，本来要2角1角7好了。1毛7。我看一下。1.7，1斤。1斤。很多太少。不够。再多一点，对不对？我给你看一下。明天行不行？明天。明天来买。我不知道。不是来。15块。明天。你要几个？你要10斤，5斤。这个。是5。5公斤。5公斤，你少吃一点7块。这个多少公斤15块。多少公斤啊？多少斤？多少斤8斤8两。8.8斤。4斤4.4公斤。哎。对。够了没？明白了。老板，我想买这个。西红柿。这个好吃。呀。要多少？等一下。卡姐哈，还挂或者卡姐来。准备中餐了。明天来。你喜欢的欺负个手。我不来。你明天来买嘛，没意思吃一下，明天再来买。我不要，我觉得你今天要几公斤？5公斤，土豆。我觉得星期三那个。星期三。我回来星期三。星期三今天。2 hours later. 老板，微信在哪？你说的。Why are you running?